Ndasabye mu isi Mana ndakwinginze uzankorera ibitangaza uzampa umugore dore ko bahora bansuzugura ngo ndananutse Nyagasani ndakwinginze uzampa urukundo niyo kwaba rungana na Daihatsu ku buryo najya ngenda imbere y'umuntu Mana ihoraho akagira ni umusozi umwitambitse imbere ndakwinginze Nyagasani ndakwinginze niba wumva gusenga kwanjye umbe hafi ndagusabye nkwizeye hashya baravuze ngo uzagaruka koko Bikira Mariya utabeshya uzagaruka ejo bundi waje bikibeho igisimenti kitarazaho urarira urenda kwihanagura amarira akwira u Rwanda none uzagaruka ubu noneho amarira yawe twayakize ibi bintu ntabwo byavamo uzarorere kugaruka uzabyibarere we ibi bintu ntabwo twazabivamo ubu noneho ugarutse ugasanga ku gisimenti bimeze kuriya kira rwose wapi kuko noneho ugarutse wazana agakingirizo n'ikinyavuga si ubwo waba uje gukora ibi cyangwa kuko waba uje guteza uburaya bwuzuye byihorere kandi ubwire n'umuhungu wawe azambabarire ntakagaruka nyine wongewe kuko ibintu bamukoreye bakubaga gatatu reba noneho yagaruka bagahita bamusiramura ubwo si ubwo abantu bazavuka nyuma bazajya basenga guki ngaho buri kanya bagatangira Yesu bamukubita dusaba inama yo kutarara ikingeso mbi Yesu bamusiramura dusaba inama yo gusenya ibitaro Yesu bamubyinishiriza ku gisimenti dusaba inama yo guhirika imihanda ibyo bintu ntawe wazabivamo nimureke akabari kiberewe reka nawe masengesho yanyu ndayihorera